amahoro bwoko bw'Imana ndabasuhuje aho muherereye hirya no hino ku isi kandi nejejwe nuko mukomeje gukomera no gushikama ndetse no kumenyekanisha ukuri kw'iwacu mu gihugu cy'ubwami bw'Imana. Rero bwoko bw'Imana ubasuhuza ni mugenzi wanyu bwoko bw'Imana Sibomana Anastasi, aho buherereye hirya no hino ku isi hose mugumye mugubwe neza, amahoro y'Imana agumye abane namwe muyaheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Rero bwoko bw'Imana turi mu kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana kinyura kuri TV 1 buri munsi, n'ubundi turi kumwe tugiye kurebera hamwe kugira ngo nyirizina tuze kureba iki Imana ishaka ko twakora, kandi turaza kubirebera n'ubundi tubihamijwe naho dusanga imvugo y'Imana yacu mu gitabo cya Bibiliya. Ubwoko bw'Imana mureke turebere hamwe nyirizina y'amateka yaranze itariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere mu mateka yatambutse ku isi mu bigendanye n'iyobokamana. Twibukiranya n'ubundi dore ko iby'ingenzi kandi by'agaciro mu bwoko bw'Imana tugenda tubyegeranyiriza hamwe kugira ngo tubashe kunoza nyirizina ik'Imana idushakaho. Niyo mpamvu tujya twandika, yego mu gihe turimo kwiga, twaba mu materaniro, twaba turi muri uyu murongo wa Irera TV 1 ndetse n'indi mirongo tuboneraho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, dore ko ariyo ntego yacu kumenyekanisha ubutumwa bwa Yesu Kristo. Turandika kugira ngo nyirizina turusheho kumenya no gusobanukirwa icyo tugomba gukora. Niho ijambo ry'Imana ritwereka yuko tugomba gukundisha Imana yacu ubwenge bwose, umutima wacu wose, n'imbaraga zacu zose, mbese buri kimwe cyose tubashe kuba twakora mu buryo ubwo aribwo bwose tukaba twabukoresha, ariko nyirizina tukanoza icyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana. Niho tugiye kurebera hamwe incamake yaranze aya mateka, yaranze iyi tariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere. Muri aya mateka turabonamo Decius, umwami watangije ingoma itoteza abakristo. Muri kino kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana turumvamo impamvu nyamukuru ituma ubwoko bw'Imana dutotezwa. Yego rero nk'ubwoko bw'Imana nyirizina duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse no gusobanukirwa icyo Imana Data wa twese ishaka kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana. Rero nk'ubwoko bw'Imana intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ndetse no kumenyekanisha by'umwihariko inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana, dore ko ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego niho usanga n'ubundi ikintu umuntu harira igihe kirekire mu buzima bwe agatanga imbaraga n'ubutunzi kubw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Yego rero ku buryo burambuye aya mateka aranze iyi tariki ya 10 z'ukwezi kwa mbere turareba Yesu abantu babayeho mu gihe cyari amateka tuba turimo kumva bakoraga iby'Imana yashakaga. Ibyo ngibyo kugira ngo tuze kubimenya twifashisha igitabo cya Bibiliya, dore ko ariho dusanga imvugo y'Imana, kugira ngo Bibiliya ize kutwemeza nimba tugomba gukurikiza ibyo babagamo cyangwa kubihakana bitewe n'icyo Bibiliya igaragaje. Tugiye kureba aya mateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki n'ubundi ya 10 z'ukwezi kwa mbere. Ku ya 10 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 236 Fabien cyangwa Fabiane yatorewe kuba umwepiskopi wa Roma. Yakoze kugeza mu mwaka wa 250, yahereye mu mwaka wa 236 igihe abaye umumaritiri wa mbere, yego, uyobowe na Decius, umwami watangije ingoma itoteza abakristo. Nyuma y'urupfu rwa Fabiane cyangwa Fabien bivugwa ko Decius yagize ati ahubwo nahitamo kwakira amakuru y'uwo duhanganye ku ntebe y'ubwami kuruta amakuru ya Musenyeri wa Roma. Aya mateka n'ubundi twayatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. tugiye kureba nyirizina kuri uyu mwami, yego, Decius, umwami watangije uyu mwami watangije ingoma itoteza abakristo
cyangwa abizeye Kristo cyangwa abayoborwa n'umwuka w'Imana cyangwa ubwoko bw'Imana nyirizina. Yego, muri uriya mwaka n'ubundi muri kiriya kinyejana, muri uriya mwaka wa 236 mu kinyejana n'ubundi cya gatatu nyirizina. Tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga kuri aya mateka, kuko turaza dusanga uyu mwami Decius ntabwo ijambo rigaragaza yuko tugomba kumwigiraho, ahubwo tugomba kuva mu kinyoma cye. Ni ukuvuga ngo we icyo yakoze ni uko yatangije ingoma yo kurwanya nyirizina abakristo, cyangwa kurwanya ubwoko bw'Imana, cyangwa kurwanya abayoborwa n'umwuka w'Imana, cyangwa kurwanya n'abizera Kristo, cyangwa kurwanya abakristo. Rero turasanga tuva mu kinyoma cye, ahubwo twebwe tukaza kureba icyo Bibiliya dusaba gukora nk'ubwoko bw'Imana tuyoborwa n'umwuka w'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa. Yego, Bibiliya tugiye kuri icyo Bibiliya bivuga, dore ko mu ncamake twatangarije yuko n'ubundi muri iki kiganiro tumye amateka mu iyobokamana tugiye kumvamo impamvu nyamukuru ituma ubwoko bw'Imana dutotezwa. Yego, tugiye kureba Bibiliya icyo iraza kubihishura n'iki bivugaho. Niyo mpamvu ni amahirwe twagize kuba twahurira kuri umurongo wa Irera TV1, ndetse nawe wagezeho ntukabyihererane, wamenyesha n'abandi uyu murongo kugira ngo twige byinshi by'ingenzi. Yego, niho tugiye kureba icyo Bibiliya ivuga. Ni iyihe mpamvu ubundi ituma ubwoko bw'Imana dutotezwa? Tugiye kureba iyo mpamvu, kandi turasanga ari ngombwa kandi ari n'iy'ingenzi. Turasanga ari n'iby'igiciro, ari n'iby'igikundiro. Yego, mwihangane, tugiye kureba ukuri kwa Bibiliya icyo kubivugaho. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 18 kugera kwa 21 harabivugaho. Sorry, munyihanganire. Haravuga ngo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 15 umurongo wa 18 kugera kwa 21 haravuga ngo ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Ngo ni Yesu Kristo wari urimo kuvuga. Iyo muba ab'isi baba babakunze. Ngira ngo hano ijambo ry'Imana rigenda ribisobanura, ribihishura neza impamvu nyirizina ubwoko bw'Imana dutotezwa cyangwa twangwa muri iyi si turimo. Yego, ijambo rivuze yuko ab'isi nibabanga mumenye ko babanje kunyanga batarabanga. Uwo ni Yesu Kristo uduhesha kuba ku Mana, cyangwa Yesu Kristo watubereye umuhuza n'Imana. Ngo iyo ubwoko bw'Imana, iyo muba ab'isi baba babakunze, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Ngira ngo nyirizina turimo tugenda twumva impamvu ituma ubwoko bw'Imana dutotezwa, cyangwa ubwoko bw'Imana twangwa muri iyi si. Ijambo ririmo rigenda ribihishura ngo iyo muba ab'isi baba babakunze. Yego, ariko kuko mutari ab'isi ahubwo nabatoranije mu b'isi, nicyo gituma ab'isi babanga. Mwibuke ijambo nababwiye ni umugaragu ntaruta shebuja. Hano arimo agenda yerekana uko nyine nyirizina ubwo babimukoreye, ubwo nawe bamwanze. Natwe kutwanga ari ibintu byihuse kandi byumvikana, kandi atari ibintu ubwoko bw'Imana mwavuga ngo murakwepa, kuko kuzira yuko tuyoborwa n'umwuka w'Imana ni iby'igiciro, aho kugira ngo uze kuzira ikindi kintu icyo ari cyo cyose atari uko urimo kuzira yuko urimo kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ibyaba ari ikibazo. Ariko ni umunezero kuba waba urimo kuzira cyangwa waba urimo guhorwa kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Ijambo ry'Imana rikomeje ryerekana yuko mwibuke ijambo nababwiye ni umugaragu ntaruta shebuja. Nimba bandenganije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu naryo bazaryitondera.
Yesu Kristo agaragaza yuko icyamubayeho cyose natwe aricyo tugomba gukorerwa nk'abayoborwa n'umwuka w'Imana n'ubundi wari uri muri Kristo Yesu. Ijambo ry'Imana rikomeza rigaragaza yuko ngo niba bandenganyije namwe bazabarenganya, niba bitondeye ijambo ryanjye n'iryanyu bazaryitondera, ariko ibyo byose bazabibagirira babahora izina ryanjye, yego, kuko batazi uwantumye uwo ari we. Nguwo Yesu Kristo arabihishuye, arabisobanuye neza impamvu nyirizina ubwoko bw'Imana dutotezwa, impamvu ubwoko bw'Imana tugenda duhorwa izina rya Yesu Kristo. Uriya mwami rero uriya mwami Decius, yego, sorry, ni Decius, uyu mwami Decius watangije ingoma n'ubundi yo gutoteza abakristo, ntabwo yari ayobowe n'umwuka w'Imana, ntabwo yari ubwoko bw'Imana, ahubwo abo yarwanyaga nibo bari ubwoko bw'Imana. Byumvikane, abo yatotezaga ni abari barimo kuyoborwa n'umwuka w'Imana, ariko we ntabwo ari umwuka w'Imana wamuyoboraga. Rero ijambo ry'Imana icyo rihishuye ririmo kugaragaza yuko uyu Decius we yari uw'isi, ariko akaba yararwanyaga abatoranijwe mu b'isi nyirizina, aribwo bwoko bw'Imana yarwanyaga, aribo abakristo yarwanyaga cyangwa yatotezaga. Ngira ngo ijambo ry'Imana ribihishuye neza impamvu ubwoko bw'Imana dutotezwa. Yego, Yesu Kristo aho yabisobanuye hano mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 15 kuva ku murongo wa 18 kugera ku 21. Ndabashimiye rero ubwoko bw'Imana, twishime tunezerwe kandi twitere hejuru ubwo turimo kuzira cyangwa guhorwa kuba tuyoborwa n'umwuka w'Imana, kandi umwuka w'Imana tukaba twaramuhawe mu gihe twizeye Yesu Kristo yuko yapfuye azize ibyaha byacu cyangwa azize icyaha cyacu twakomoye kuri Adamu. Icyaha tworetswemo na Adamu tukaba twaragikuwemo na Yesu Kristo, tukaba twarazuranywe na Kristo. Yego, tukaba ariyo mpamvu rero duhora duhoza umutima ku by'iwacu mu gihugu cyo mu ijuru, buri gihe buri hano kuri buri gikorwa. Bwoko bw'Imana, ndabashimiye dore ko mudahwema kubana natwe kuri murongo wa Irera TV1. Wamenye ibyiza nk'ibi ngibi ntukabyihererane, bimenyesha na mugenzi wawe, ndetse ubimenyesha no mu magurupe hirya no hino, kuko ni ukurengera ubugingo bwa bagenzi bacu, ubwoko bw'Imana. Ngira ngo ubutumwa bwiza yubumenyesheje muri benshi cyane ubwoko bw'Imana cyangwa bagenzi bawe, uhita ubamenya dore ko bahita bizera ubutumwa bwiza. Yego, ndabashimiye rero bwoko bw'Imana, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.